umuntu wizeye Imana itaravuganye nawe akazi ajya kubona akabona ibyo atize barabimuhamagara iti ngwino wabishobora. Umuntu wizeye niwe ubamwe ubushobozi muri ino sinaha. Umuntu wizera ntabwo yayamenetse asitaye, si urwara bakase nabi ngo bamutemese umusatsi bogoshe nabi ngo akomereke. Ni ibintu byabaye Yesu yabiteguye kugira ngo umenye imbaraga z'umusaraba. Keretse inshuti yawe kuri anniversaire iwe ugufungiye neza muri kadika ukuzanira, nibwo wamenye umusaraba ari igiki. Yarababwiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa. Noneho abantu ntibamenye uko bigenda. Noneho kuko twebwe kwizera kwacu ari gukeya, Imana idukiza amakuba menshi tutigeze tuyabona. Ariko iyo umuntu yizeye cyane, ibinyuze imbere y'amaso ye kugira ngo abihinyure, ahinduke umuhamya w'ibyo yiringira. Noneho bene uyu muntu rero, ijwi ry'umukanguzi. haleluya haleluya, ugira amahoro ya Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo, igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, ni igice cyaho cya 6. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 6. Reka duhere ku murongo wa 5. Haravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. 7 haravuze ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko bavuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarabimusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Habaye hari umuntu uje none tutaziranye, amazina ni Yaniseti, ndi umupapa, mfite abana na madamu, nsengera kuri paruwasi ya Remera. Nshimiye Imana ko yongeye kubyemera nkagera hano. Maze iminsi mfite umunaniro mwinshi, nabyutse nsanga amasaha ageze aha, ariko Imana ishimwe ko tuyoboye tukahagera. Imana ibishimirwa. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyanditswe na Matayo. Uyu Matayo ni Lewi wabaye mu bigishwa ba Kristo. Sinza kuhatinda, muzi uburyo yahamagawe ari umusoresha cyangwa se ari umukoresha w'ikoro. Yesu araza aramubwira ngo tugende. Umuhamagaro wa Kristo iyo agukeneye we aguhitamo mbere y'uko umuhitamo. Muririmbyi yaravuze ngo hari ikindi kinezeza, aravuga ngo nuko ari we wampisemo. Rero no guhamagara kwa Kristo kwagiye gufata abigisha bamwe na bamwe kubahitamo. Matayo ntiyarazi ibyo ari byo, ariko yisanga nawe ahamagawe mu bintu byamunejeje, ni ugutoranwa na Kristo, kandi yarakoraga umurimo wasaga naho abayuda bawuheza. Hanyuma Matayo amaze guhamagarwa yakoresheje ikirori mu rugo iwe, anabwiriza ubutumwa. Matayo ari mu bantu babwirije muri Afurika ko mujya mukunda gusoma igitabo Inkone yasomaga, burya cyari cy'umuzingo w'ubuhanuzi. Matayo ubwe nawe ageze muri Etiyopi, yabwirije muri Etiyopi na Egypti, ababwiriza iby'umuzuko wa Kristo n'urupfu rwa Yesu. Imana ishimwe. Si icyo nshaka kuvuga, ndagira ngo tuganire ku isengesho.
Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ni umukiranutsi. Iyo turi gusenga akenshi niba ari amarangamutima simbizi, dukunda kuvuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho, ariko rirahari. Uretse no kuba umunyagara, ntekereza ko umunyagara ari igitoki kitarakomera, sibyo ra? Okay, hari abantu rero bavuga ngo ngo nta sengesho ry'umunyagara rihari. Hakaba n'abandi bavuga ngo nta usenga kino keretse byonyine keretse ku mukiranutsi gusa. Hari naho Bibiliya ifata amasengesho ikayita ikizira. Namwe mwarahasomye ivuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana, ariko amasengesho y'umukiranutsi ahumurira neza Uwiteka. Ni umubavu uhumurira neza Imana. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo umuntu yakiranuka gute kugira ngo asenge. Mu mpine umuntu asamara yizinze, gukiranuka kuba umugororotsi bituruka n'ijambo rimwe gusa, ni ugukora iby'Imana ishaka. Ndiko gukiranuka. Nta ukiranuka atizera. Nta n'umuntu ukwiriye gusenga atizera. Ibi tujya tutorera tukabwira abantu ngo nta dini rizabura umugeni, ahubwo amenshi no kubura umugeni ntazanaba n'abaherekeza. Kuko ahantu hatari Kristo Yesu, ahantu hatari umukwe, ntiyazigera haturuka umugeni. Rero umuntu usenga bitanyuze muri Kristo, Imana ntimwumva. Kuko ijambo ry'Imana riravuga, Kristo niwe wabivuze, yaravuze ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa, kandi kubw'izina ryanjye Data azabikorera kwihesha icyubahiro. Buri muntu wese waje hano afite icyo ari gusengera, ariko kugira ngo dusenge bisaba ko tubanza kwizera. Gukiranuka ko ari ugukora iby'Imana ishaka, kwizera byo ni iki? Kwizera ni ukwemera iby'Imana yavuze byose ko bizasohora, ariko kandi bifite urufatiro n'inkingi ikomeye yo kubanza guhindurwa n'imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Kuko nitwemera Yesu tudahinduwe n'imirimo ya Kristo, tukemera Yesu tutagira imbuto za Yesu, tukemera Yesu tudakora ibya Yesu, tukemera Yesu tutagenda nka Yesu, ntituba twizera. Bene uwo muntu aba akiri mu ishidikanyamana. Hari igihe Imana ivugana n'umuntu, umuntu akavuga niyivuze cyangwa siyo. Ni ukuri ntuzigere wibaza ngo Imana niyo cyangwa umuhanuzi niwe wavangiwe. Ndababwiza ukuri, abana 10 bose bari kuririra rimwe. Uri umubyeyi ufite mwakana kawe kari kurira muri abo bana 10, ntiwayoborwa urusaku rw'umwana wawe. Mujya mubyumva muri korari, umuririmbyi ubaye umuzi ko baririmba mu majwi y'abantu benshi ukumvamo iry'uwuzi. None se niba umwana w'umuntu azi kurobanura amajwi mu bantu, gute umuntu ufite ubugingo bwa Kristo muri we atazi kumenya ngo ni Yesu uvuze cyangwa si we? Ikibazo gisigara atari uhanuye, ahubwo ari uhanuriwe. Kubera iki? Kwizera ko muri twebwe ntabwo kudukonekta na Kristo ku buryo Yesu navuga tumenya ko ari we, kandi niwe wabihamije. Yaravuze ngo intama zanjye ziranze, iyo mvuze zimenya ijwi ryanjye, nanjye iyo zivuze menya ijwi ryazo. None se binakwaye bimeze bite ku ijwi rya Kristo wariyobewe? Subira ku rufatiro usenge. Kugira ngo umuntu yizere asabwe intambwe ya mbere yo guhindurwa n'iby'Imana yakoze muri Kristo. Abagiye gustragoringa kurwana, ubugiye mu ntambara yo guhangana na kamere. Kugira ngo uzatsinde kamere, ni ukubanza gufata ibyakunezezaga bitanezeza Imana, ugashyiraho akarongo kavuga ubwo bitari kubw'umwami wanjye Kristo Yesu, ibi ndabiretse. Hari abantu baretse inzoga batayirekeshejwe na Kristo, ako si agakiza. Ariko umuntu wayirekeshejwe nuko yizera Yesu, ingororano ze zaranditswe. Hari abantu badateye nabi kubera ko ni imfura. Murabizi Abanyarwanda habamo abantu b'imfura mu by'ukuri, ukabona umuntu ni imfura ariko si umukirisitu.
bene uwo gusenga ko ntibigera imbere y'Uwiteka. Ariko hari umuntu wagiraga igikamere kimeze nk'icyaniseti Abdulkarim uraha, ugasanga kamere, nagiraga kamere mbi, nta mbaraga, nta biro, nta mafaranga, ntacyo, ariko nagiraga kamere mbi. Paulo yavuze amagambo akomeye abwira Timote, aramubwira ngo muri iyo minsi abantu bazaba bikakaza, birarira, arinda koreka, bakunda imiya. Avuga amagambo menshi, muzarebe n'uyu munsi. Uzi ko umuntu abinda koreka, akabinda koreka ari no mu masengesho. Umuntu akabinda koreka avuye no kurya igaburo ryera. Uzi ko umuntu abinda koreka avuga n'ururimi rw'umwuka. Umuntu akabinda koreka kandi yerekwa, akabinda koreka arondora. Uwo ntacyo ahuriyeho na Kristo, ataragira impinduka z'imirimo yo muri Kristo niyo yamuvugira. Mu Rwanda muzi ko hari abantu bakoreraga u Rwanda rutabakoresha, mugahura akaguhahamura, ukaba nta kintu kibi wakora muri kumwe kandi ntacyo ari cyo, akakubwira ngo uzi icyo ndicyo. Hambere abarihengekaga batubeshya ngo ni umugozi w'imbunda batumye bahengama, kandi atarigeze akora n'ingano. Wareba umuntu akaguhahamura, akaguhabura, ariko urwego yiyitirira iyo rumenye ko arwiyitirira rumutwara acuramye. Iri zina rya Kristo rero niryo zina umuntu yiyitirira kandi ritamuzi rikabyihanganira. Uzitize irya polisi urebe wowe uzitize ku rya polisi urebe igisobanuro cy'ibyo wakoze, ariko izina rya Kristo riratuza rikihangana. Arakureba akavuga ngo iki kirara cyanjye nicyo nagiriye inyabihanga. Hari abantu narindi kubwira nkababwira nti twebwe iyo tuvuze Gorigota abantu bayumva nk'ahantu ho gutembera, agasozi kanyaburanga, agasozi k'amateka. Uti Gorigota yamenetseho amaraso yandese, ntabwo yayamenetse asitaye, si urwara bakase nabi ngo bamutemese, umusatsi bogoshe nabi ngo akomereke. Ni ibintu byabaye Yesu yabiteguye kugira ngo umenye imbaraga z'umusaraba. Keretse inshuti yawe kuri anniversaire iwe ugufungiye neza muri kadika ukuzanira, nibwo wamenye umusaraba ari igiki. Tekereza ubyutse mu gitondo ukabona bakuzaniye umusaraba, nuriye wo kwirimbi mutoye, udatokesheje wajya kurega mu nteko, utagiye mu nteko wajya mu rukiko. Uwo ni umusaraba, kandi n'ubundi bazawugushyiraho, n'ubundi uzajyaho. Ariko ufunguye kado ukawusangamo inshuti z'umusaraba. Imana nayo yarabirebye ibona si impano yo kuduha, iravuga ngo reka Kristo ubikorerere. Imana ishimwe. Arawikorera, yikorera n'ingaruka zo ku musaraba. Haravuga ngo kugira ngo bansenge batushe, reka nshyireho ibiziringiro byabo. Umusaraba n'ibyiringiro byacu. Paulo yabwiye Abakorinto, yarababwiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'impano y'Imana. Imana ishimwe, n'imbaraga z'Imana. Bene data, nujya gusenga banza wishushanye na Yesu ku musaraba. Umurebe aciye bugufi, murebe yambaye ubusa. Cyubahiro cyawe banza ugihine ukizinge, uru rugo rugira nyirarwo. Nusenga n'icyubahiro cyawe ntibivamo, ntabwo bivamo. Nje maze iminsi ntangaye, ugasanga umuntu yicara mu rusengero akagamika, ugasanga ashaka kwicara mu mwanya ungana n'iduka agira muri Matewusi. Sanga icyubahiro cyose cyo mu kazi n'abagaragu n'abakozi bose akoresha, akaza mu rusengero ngo tukimwubahe. Barokore n'abana beza, barakikubeshya kandi bakakubeshya icyubahiro batakubaha. Nk'abarokore noneho sirita umunyarwanda. Abanyarwanda turi abana beza, inshuti z'umusaraba. Ngera hafi ngasenga. Gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro iyo asenganye umwete. Yesu yigishije abigishwa gusenga. Baramubajije ngo nidusenga tujye tuvuga dute? Eske mureke mbabazi, mubona impamvu bidakoreka bya bindi? Mubona impamvu bidakoreka ari amasengesho make cyangwa ni amasengesho mabi? Subwo mwansubiza. Nukuri mu bintu abarokore bakennye, amasengesho ntarimo, ahubwo bakennye imyitwarire yo mu masengesho. Akubu wasenze make, reba Samuduha, reka tuvuge hafi. Reba ku musozi hejuru ku irebero, tuvuge hafi. Reba mo Kigali, tuvuge hafi, ntitujye kure. Anguka ngo utabara ya Kimisagara, ntitujye kure rwose. Shakira 12 wijye kure. Byuka muri niba ture hano tworoshye, dufata yo kwigaburo ryera.
aya masengesho tuyasenga turyoshye, ndayakundiye amasengesho y'igaburo ryera yancitse, mba numva nabaye nk'uwapfushije imbyeyi. Reba igihe umaze urya umubiri wa Kirisitu Yesu, mumbwiza ukuri, n'uwariye dodo zimuzanira energy mu mubiri, zimuzanira vitamine. Amaraso ya Kristo yo atumara iki? Yo atumara iki? Namwe nimundebere, abarokore turi abana beza, dufite kwizera mwari gutuma dufata umugati tuzi aho wakorewe, tuzi ko ari mu ifarini, tukawurya tuvuga ko turi kurya umubiri wa Yesu, kandi koko tukaba turiye Kirisitu. Nukuri kwima tukaba turiye Yesu, tukabyizera, umubiri ugahinduka, umukati ugahinduka umubiri, ugahinduka amaraso, tukabyizera. Ariko kwizera guhinduka ngo dusenge dukiranutse bikatunanira. Urambwira ngo kwizera guhindura umugati umubiri, kugahindura amaraso, uko kwizera kutunaniza iki ngo dukore? Namwe nimundebere ahantu uvuka, ariko twirirwa tuvuga ngo iwacu ni mu ijuru. Nibyo, twarabyizeye, twemera ko iwacu ari mu ijuru, ariko noneho twongere tugende nk'ab'ijuru. Haleluya! Tugende nk'abaryo, tugende nk'abavukayo, tugende nk'abana b'Imana. Paulo yarabivuze, aravuga ngo noneho nimwihesha agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Imana ishimwe. Igihe tumaze dusenga, Imana iduha impinduka z'amasengesho. Gusenga umuntu yizeye ni igikorwa. Kwizera ni ukwinjira. Iyo umuntu yizeye, yinjira mu cyumba cy'ibintu Imana yateganyije gukora itarigeze bimusezeranye. Umuntu wizeye, Imana itaravuganye nawe urugo, yinjira mu cyumba ingo zitangirwamo akakira urugo. Umuntu wizeye, Imana itaravuganye nawe akazi, ajya kubona akabona ibyo atize, barabimuhamagara iti ngwino wabishobora. Umuntu wizeye niwe ubamwe ubushobozi muri ino sinaha. Umuntu wizera araza abisi bahagaze bagacuragura ku muryango w'iwawe, ukabyuka nta n'igicurano ugira. Hari uburyo imbaraga zo kwizera ziduproteja, noneho abantu ntibamenye uko bigenda. Noneho kuko twebwe kwizera kwacu ari gukeya, Imana idukiza amakuba menshi tutigeze tuyabona. Ariko iyo umuntu yizeye cyane, ibinyuza imbere y'amaso ye kugira ngo abihinyure, ahinduke umuhamya w'ibyo yiringira. Noneho bene uyu muntu rero najya no gusenga, ca bugufi, uvuga amagambo make ariko kandi ufite intego. Senga ufite intego. Hari umuntu ubyuka kuko akunda niba turi, ariko atagira ikintu asengera. Ni ukuri bijya bibaho ku buryo ushobora kubaza umuntu ngo icyifuzo cyawe ni iki, akakubwira ngo ntacyo mfite. Ntibikabe. Za mu masengesho ufite intego, muzarebe igitonyanga kimwe iyo kigwa buri munsi kiramanuka kikagera ubwo kizatobora ibuye. Ari igitonyanga cyoroheje kitatobora n'umubiri, ariko kuko kihagwa buri gihe. Wowe wirambirwa ikigeragezo ufite, gusenga bijya bihindura. Gusenga birakora, wikirambirwa ongera ukivugeho. Nushaka ukivuge witambukira akaba gatonyanga gahonzeho, ariko ndakubwiza ukuri gusenga birarema. Gusenga bijya bikora iyo dusenze twizeye. Imana ishimwe. Gusenga birakora nshuti z'umusaraba. Hari umwana w'umukobwa njya mfatiraho urugero, wasenze yigira igicamuke, aravuga ati ndasenga kuko Imana nsenga, ndabizi neza ko ushoboye ibyo nsaba. Agiye kureba umuhanuzi aramubwira ngo nta mugabo Imana yakuremeye. Ati wowe ntuzashyingirwa Imana ntawe yaremye. Ntimuzi ko bibaho? Nibyo yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo nta mugore wawe ubaho. Tuzigera ugerageza no gutereta mu bakobwa bariho nta mugore nakuremeye. Yeremiya kandi iramubwira ngo ndabizi abasore bajya bagira utuntu tw'udushagaga, iramubwira ngo ntuzagire n'uwo mubyarana. Yeremiya aratuza kugeza ubwo nyine byarangiye bityo. Ntawe igeze kwa Ezekiyeli, irangije iramubwira ngo ngwino ngukoreshe. Ezekiyeli arayibwira iti reka reka, Yeremiya apfuye ndeba. Sinshobora. Yeremiya apfuye ndeba kandi uvuga ko ari umugaragu wawe. None nanjye nze. Imana ni igitangaza.
ibaza Ezekiyeli ngo urabiterwa n'iki? Aravuga ngo ndatinya ko umugore wanjye yasigara ari umupfakazi. Iramubwira ngo reka mbe mugufashije. Iramwica, iramubwira ngo ntumuririre. Ntumuririre. Umuntu kubaza ngo kuki utarira wapfushije, ujye umubwira ngo namwe mugiye gupfusha abo mwakundaga mu buru buryo mubaririra. Kandi wogoshe umusatsi umwupfunyike, undi ujugunye, undi utwikire mu murwa. Upfunyika bisobanuye abo nzarokora, utwikira mu murwa nabazahagwa, undi ujugunye hanze n'abantu bagiye gutatanira inyuma y'umujyi wa Yerusalemu. Ezekiyeli arangije arininira aravuga ati sinshobora. Yabanje kubyanga. Imana irangije umusohora mu iyerekwa bimwe dukunda gusoma, imwereka amagufwa yumye, iramubwira ngo yabasha kubaho. Hari igihe mujya mugasoma mukagira ngo kiriya gisubizo yagisubije Imana ari uko ashaka kuganira nayo. Yibujije kuganira n'Imana, iramubaza ngo ariya magufwa yabaho, arayisubiza ngo ni wowe ubizi. Mujya mubisoma mukumva kararyoshye. Yibuzaga kuganira nawe uti ni wowe ujye ubimenya Yehova, nta wundi ujya umenya iyo migambi. Iramubwira ngo niko nzi nitangira n'iherezo ryawe. Nshuti z'umusaraba, iyi Imana turi imbere ni igitangaza. Rero hari igihe itagikurembera ibyo wowe uri gusaba, ariko kandi mu masengesho bikaremeka. Mu masengesho bikaremeka. Mu masengesho bikaremeka. Hari ibintu bitaremwe muri gakondo iwanyu, ariko amasengesho ajya arema. Hari ibindi Kayi nivo de titi itaremye. Hari ibintu Kigali itagufitiye, ariko Yesu agutungiye. Hari ibindi mahanga batakugirira, ariko Yesu arabifite. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muzaperereze murebe, ntabwo amasengesho ajya aduha ibisubizo by'inaha, aduha ibisa n'iby'inaha ariko abikuye iriya, abikuye iwacu. Aduha ibisa n'ibituye inaha ariko abikuye mu biganza by'Imana. Aguha imodoka ari isi zikora ariko zivuye mu migambi y'Imana. Aguha amazu n'abapagani bayafite ariko avuye mu mugambi w'Imana. Umwana w'umukobwa arapfukama, abwira Imana ngo wite, kutabana n'umugabo ntacyo byagutwara. Ni ukuri ntacyo bitwaye Imana. Aravuga ngo ariko njye biracyintwaye. Aravuga ngo wampaye umugabo. Bukeye irongerera amuga ngo ntawe. Umukobwa afata ubutaka bwuzuza umufuka, akubita ku bitugu, arazamuka no ku musozi agikubita hasi. Abwira Imana ngo ubu nabwo nubwo waremye kandi waremye Adamu umukuye mu mukungugu, njye umugabo ndamukeneye sinshoboye, mureme umukuye muri uyu mufuka. Afata ubutaka abwira Imana uti mureme hano. Mureme hano. Yehova we njye ndamukeneye ubumuremya. Mu bitaboneka by'Imana niho hari ubushobozi bwayo bwinshi. Hari ibintu bitaboneka wowe utari kureba. Amasengesho adukura mu bifatika akatujyana mu bitagaragara by'Imana. Adukura inaha akatwinjiza mu migambi y'Uwiteka. Umukobwa abwira Imana uti mundemere. Harangije arayibwira iti kandi ntabwo urema Adamu Eva ntiyari ahari, mbaye ngiye uduhuze. Umukobwa arakata Imana imuremera umugabo. Iramubwira ngo warantitirije akira. Wene data nshuti z'umusaraba, niba wizera niba ture ntigupfana ubusa, ntigupfana ubusa. Ndyamye mu kanya saa 8 zibura iminota 6. Njyamye mu kanya saa 8 zibura iminota 6, numva n'ubundi ndi bubyuke nkaza niruka nkaza muri niba ture. Icyo gitotsi mfubije ni umubiri nigomwe, niko Bibiri itubwira. Gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro iyo asenganye umwete. Uwo mwete rero wawe ukubyutsa muri niba ture abandi basinziriye. Uwo mwete utuma utarara inkera ukabarara mu materaniro. Uwo mwete utuma hari ibyo wibuza abandi babikora. Imana iwuhereho ikora ibyo wasabye. Gusenga, gusenga, Imana ishimwe. Reka dusoreze hano, reka dusoreze hano ariko dusenge. Niba ushaka kumvirwa n'Imana ca bugufi, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibuze ibikunezeza bitanezeza Imana. Icya gatatu, witandukanye nabo mudahuje ukwizera. Ikintu kibabaje, abarokore benshi basenga batumvisha ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva
ijambo ry'Imana. Abantu benshi musenga mudasengera mu ijambo, mugasengera mu maganya n'umubabaro mufite. Nta jambo, ugasengera mu makuba, mana birebe ririri ukabyatura byose, ariko utagira ijambo na rimwe ugenderaho. Nshuti z'umusaraba, banza ugendere ku ijambo. Barebye Yesu baramubaza ngo tujye dusenga dute, arababwira ngo icyambere ntimuzamere nk'indyarya, ntimukajye mumera nk'indyarya. Abarokore bajya basenga bameze nk'indyarya. Nigeze ninjira, mama ari gusya amasaka, ngiye mpura n'agasashi k'isukari kari karimo nk'inusu gutyo, mba ndayifashe ndisha umunwa. Sinigeze nkoramo ngo ndisha umunwa, ndangije ndayinyunguta niyo muri ryinyo nyikuramo, ndasohoka ndebye, arambwira ngo uvuye he? Ndamwira nta sukari yawe nariye. Ntayo pe. Arangije agira acyamanagura ku munwa, arambwira ngo iki ni igikisi. Ndamwara. Abarokore benshi niko basenga. Ubwira umuhanuzi, ukabwira mwarimu, ukabwira umuyobozi, akakubwira uti ngaha turuti, ndumva nta kimutima unshinja, umutima ntuncira urubanza. Ariko urabizi neza ko umwuka wera ugiye guterura isengesho ryawe, urabizi ko ntaho yarijyana ukurikije uko uteye. Erega abantu turaziranye, abarokore bararakaye. Muhumure, nsigaje umunsi w'ejo gusa. Baba kirisitu barababaye. Abantu turaziranye. Iyi Kigali iducunda ayikoba, iraducugusa ku buryo umuntu agirira igikamera ahantu. Njyewe njya ntangazwa n'umuntu wuzuye umwuka wera, umuntu wabyawe n'umwuka, ngatangara ari kudukorera imbere imirimo ya kamere. Nkamureba, hari umugabo w'amahamu, arampahamura turi mu rusengero, ndamureba ndamwana ibyo ntibabikora ni seti papa. Ndamwana ivuga gahoro, abantu ba kamere benshi nibo duhura kuruta abangirira neza. Ndamwana nushaka kuba igitangaza mwiza, ujye uvuga neza mu mwanya wo kuvuga nabi, nibwo uzaba udutangaje. Ariko kutubwira nabi n'ubundi uri muri iyo shusho ya kamere, ndamwana si igitangaza, inaha nibo bahatuye gusa. Hari abantu bazi ngo baraduhabura tugahamuka. Reka da, tukubeshya ko tugutinya, ariko turabizi ko nawe biba byagucanze. Turakubeshya pe, tukakubeshya tukitwararika, ariko ikizagusobanurira ko atari ukukubaha nuko uzagera hanze ibyo mwumvikanye ntaba ari byo bakora. Akurebera muri kamera akavuga ati disi atuye iwabo, yabona utuye iwanyu akakwihorera kuko iwabo sina, akigendera. Ubu hari abantu baduhahamuye kandi basenga. Yesu aravuga ngo mwebwe ntimukamere mutyo, mujye mwegekaho. Funga, first of all, funga ya majwi yose wumva agukura ku mwami, banza wegekeho. Bimwe byose ureba bitari mu bushake bw'Imana, banza wegekeho ibyo ubu byirengagije. Noneho nurangiza upfukame, ntuvugire gusubiramo amagambo nk'uko indyarya zibikora, ngo usenge wiherereye so uri mu ijuru. Umva ihumure Yesu atanze, ngo kuko azi ibyo musaba mutaranabi-saba. Yesu arabizi ko ukeneye umwana, arabizi ko ukeneye urugo, arabizi ko ukeneye nationality, arabizi ko ukeneye amafaranga, arabizi ko ukeneye umuti. Mera umuntu ikiganza umubwire ngo Yesu azi ibyo ukeneye. Yesu arabizi, inshuti z'umusaraba. Yesu azi ibyo urubyaro rwawe rushaka, azi ibyo urugo rwawe rukwiriye, azi imbaraga zo muri iki gihe. Yesu azi ibyo ukeneye, Yesu azi ibyo ukeneye, arabizi. Ndabisubiramo, Yesu arabizi, Yesu arabizi. Ahubwo itwararike ngo ujye uvuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Bivuze ngo Imana ikubabarira inshuro ubabarira abandi, kandi ntuduhane mu bitwoshya. Birahari biduha bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Mwanyemereye se ngasaba abayobozi bacu bakanyemerera ngasenga nibura umunota umwe, ngasenga. Mwegere ijuru dufatikanye gusenga, mwegere ijuru dufatikanye gusenga. Cyangwa dusenge muri ya systeme tujya dusengamo dupfukamye, ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Amasengesho yose Imana iyumve, Imana ikumvire, Imana ikumvire. Imana isumba byose, Imana igira neza, umukiza w'amahanga.
turi muri niba tureye hano kuri ya deperi ya Gatenga, turapfukamye. Umuntu udukurikiye online arapfukamye, acishije bugufi amavi yo mu mutima we kugira ngo wumve gusenga no gusaba kwacu. Haleluya! Amasengesho ni umunara muremure, amasengesho ni impinduka, amasengesho ni laboratoire ikora imiti ivura, amasengesho arema umwana w'ingumba, amasengesho ajya afata icyemezo, amasengesho. Haleluya, 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 haleluya. Jehova Shama, Adonai, Jehova Tikeno, tupfukamishije amavi y'umutima n'umubiri kugira ngo Imana yumve amaganya yacu, Imana yumve ibiri mu mutima. Imana igihanika inyenyeri ntizihanuke, nidutungira muri ino si y'akaga ntidupfe. Ariko noneho tuhamagaye ukuboko kw'Imana, kuko kwahagaritse umuraba ku nyanja, kuko kwaciye inzira ku nyanja. Wakoresheje ibikoresho bihari, ntiwigeze ujya kuzana amabuye, nta bikorezi bakoze ubuyede cyangwa igifundi. None n'uyu mwanya koresha ibihari udutabare, koresha ibihari udukize, koresha ibihari uturengere, koresha ibihari abantu bagira ihumure. Turagushimiye, biganza byawe nibidukoreho, maso yawe yongera duhindukirire, biganza byawe bitwerekereho, mutima wawe utwibwireho ibyiza kugira ngo tube duhagaze dushikamye kandi turabatsinze muri uru rugendo. Kubishaka bariko biba kuri twe, kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.